Amagambo y'ingenzi yavuzwe n'uyu munyagitugu Mussolini, Benito Mussolini. Niba uri tayari twagiye na Mussolini. Uyu mugabo yaravuze ngo demokarasi ni nziza mu mvugo ariko mu bikorwa ni amayobera, cyangwa se n'uburyo bwo kuyobya abuyobora. Ubundi demokarasi muzi yuko ari ubutegetsi bw'abaturage ubishyirwaho n'abaturage bukorera abaturage. Kuri Mussolini yizeraga ko ari ibikorwa by'amayobera. Hanyuma yaravuze ngo ni ikimwaro gukomeza gufatira amaboko yacu mu mugongo mu gihe ay'abandi arimo kwandika amateka. Ni ikimwaro kuri wowe kuba hari abantu munganya imyaka bari kubaka amateka, uw'amaboko yawe ari mu mugongo. Munganya amashuri, wenda ikintu kibatandukanye n'amahirwe, ariko ni ikimwaro, biranababaje. Ntabwo ari ibintu byo kwishimira, ntabwo ari ibintu byo guserebura kuba abantu mungana bari gukora amateka, uw'amaboko yawe ari mu mugongo. Gusa icy'ingenzi ni intsinzi. Kugira ngo abantu babe ibihanganye ni ngombwa yuko bagomba gukora ibintu bishobora gutuma biyuhakuya kugira ngo batere imbere. Mussolini yaravuga ko ngo ari ngombwa kubashora mu ntambara ngo kabone niyo waba ugomba kubatera imigeri ku kibuno kugira ngo bayigemo. Ngo ibi ngo kandi ngo nibyo ngo yagombaga gukora. Ibi byose nibyo Mussolini yavugaga. Uyu mugabo yaravuze ngo byaba byiza kubaho umunsi umwe nk'intare kuruta kubaho imyaka 100 nk'intama. Byaba byiza kubaho umunsi umwe nk'intare kuruta kubaho imyaka 100 nk'intama. Uyu mugabo yaravuze ngo mu gihe abanyabwenge bari kuvuga, guceceka nicyo gisubizo cyiza umuntu yaha abantu binjije muri ako kanya. Niba umunyabwenge ari kuvuga ukaba wumva ibintu ari kuvuga bikurenze, ushatse wakwicecekera. Gusa nanone yinjije nanone zivuze ngo abanyabwenge bahitamo kwicecekera. Mussolini yaravuze ngo ni byiza kwizera abantu ariko kutabizera byaba byiza kurushaho. Yaravuze ngo turushaho kuba abanyembaraga cyagiye twisanze twenyine nta nshuti, abo twizeraga bose batuvuyemo badutengushye, cyagiye naho kureba uhari, cyagiye ibyo gukomera biba byavuyeho, ibintu byose byagukomeranye. Iryo ni isomo ry'ubuzima. Buriya uko ibihe biba bibi mu buzima bwawe, ibyo nibyo byakakugiza umunyembaraga. Ibitabashije kukwica bikagukomeza. Uko niko ubuzima bumeze. Uyu mugabo yaravuze ngo kuba udafite akazi, udakora, ngo nabyo ubwabyo ni urupfu mu zindi. Niko Mussolini yizeraga, kudakora ngo ni urupfu. Hanyuma yaravuze ngo nubona ndi kujya imbere uzankurikire, nubona nsubiye inyuma uzanyice, nubona mpfuye uzihorere. Nuko Mussolini yizeraga, yari umunyagitugu. Ngo nubona ndi kujya imbere uzankurikire, nubona nsubiye inyuma uzanyice, ariko nubona mpfuye uzanyihorereho. Uyu mugabo yaravuze ngo ubwoko n'ibyiyumvo ni amabara, ntabwo ari ukuri. Ngo nta kintu na kimwe cyatuma nizera ko abantu batandukanyijwe n'amoko. Ati nigeze kubigenderaho nanjye mu myaka y'1921, ariko ahangaha nari nshutswe na Hitler. Uyu mugabo yaravuze ngo amadini iyobokamana byashyizweho n'umuntu washaka kugenzura imitekerereze y'abanyantege nke mu bwonko. Ngo amadini iyobokamana byashyizweho n'umuntu washaka kugenzura imitekerereze y'abanyantege nke mu bwonko. Abantu bafite ubwonko bworoshye nibo bashyiriweho amadini kugira ngo amadini abagenzure. Uyu mugabo yaravuze ngo ibintu ni bitatu: izere, wubahe, ubundi urwane n'ubuzima bwawe, nibyo bizatuma uzaramba kuri iyi si. Ibintu ni bitatu: izere, wubahe, ubundi urwane n'ubuzima bwawe. Icyo cyizere nuko kubaha no kurwana n'ubuzima bizatuma uramba kuri iyi si. Uyu mugabo kandi yaravuze ngo demokarasi ni nziza mu magambo ariko mu bikorwa ni ibindi. Akaba rero ari amwe mu magambo yavuzwe na Benito Mussolini. Ibyinshi yagiye avuga byari ibya politiki, kandi ahangaha twe tuba dushaka amagambo yatwubaka akaduhindurira ubuzima. Amwe muri yo rero nagukusanya